Afite urukumbuzi rwinshi mu mutima wanjye, uri Kristo ni wowe Mesiya, yewe Yesu wanjye shyirwa hejuru, ton nom est la réponse. Blessed be the name of the Lord from this time and forevermore. Najyaga ndyama nkiri mutoya nkarota ndi kuririmbana n'abahanzi bakomeye muri muzika. Ababyeyi nibo bafana banjye ba mbere rero ngira. Ndabyibuka iriya ndirimbo yanjye igisohoka, papa niyo yitabiragaho kuri telefone. Kumva umubyeyi bamuhamagaye ati yewe Yesu wanjye, nyine uba wumva nawe biguhaye ishema, nawe yayumva akavuga ati wow. Afite urukumbuzi rwinshi mu mutima wanjye, nkumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye wa musozi mwiza, hani habera banegerereje, umuzi utagira ukusa kwiyere, sonyamarira yo muri iyi si. Hello, amazina yanjye nitwa Mutangana, indirimbo ziramya ndetse zikanahimbaza Imana. Ndacyatangira. Indirimbo ni nayo yasohotse mfite, ni ya mbere, yitwa Yesu wanjye. Reka nyiririmbeho gatoya. Yewe Yesu wanjye shyirwa hejuru, ushoboye gukora iby'abantu batakora, ton nom est la réponse, ton nom est la réponse, ton nom est la réponse, Jésus, ton nom est la réponse. Yewe Yesu wanjye shyirwa hejuru, ushoboye gukora iby'abantu batakora, ton nom est la réponse, ton nom est la réponse, ton nom est la réponse, Jésus, ton nom est la réponse. Ndi umwana mutoya w'urubyiruko, ukiri mutoya ariko urajwe ishinga no kuzamura icyubahiro cy'Imana no kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, abantu bakamenya imirimo Imana ikora. Uwo niwe ndiwe wa mbere, uwundi ndiwe ndi umukristo birumvikana, ndi umunyeshuri, ndangije umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, mu ishami ry'imibare, ubugenge n'ubutabire. Yego, ariko ikindi wenda ndi umuntu ukunda abantu, ukunda kubana n'abantu, abasusurutsa nyine, by'umwihariko binyuze nko muri izi ndirimbo. Mu bijyanye n'umuziki mba numva nasusurutsa abantu nyine mu muziki, abantu bakishima, bakishimira kuririmba, bakishimira Imana. Sinshaka gukora ibyo njye nifuza, mwami nkoresha icyo wampamagariye, sinshaka kuba jyewe nifuza kuba, mwami mpindura uwo wampamagariye, gukora ubukuru taruwatsi nabyo nugutsindwa oya
nkoresha icyo wampamagariye gukora umukoro narubatse nabyo nugutsindwa hoya nkoresha icyo wampamagariye dore nca imbere yawe unkoresha icyo ushaka icyakabereyeho bere ntarabaho. Nabitangiye kera ndabyibuka gifite nk'imyaka nk'icumi. Hari amakorali y'abantu bakuru nandikiraga indirimbo, barahari, hari abantu bahari babizi banabivuga babizi. Nyine byanjemo nabyita umuhamagaro, ni umuhamagaro w'Imana, kuko najyaga ndyama nkiri mutoya nkarota ndi kuririmbana n'abahanzi bakomeye muri muzika, nkumva muri njyewe nyine indirimbo ziranyuzura, nkumva mfite ibihangano, nkumva ndandika kandi nyine nkumva nezerewe Imana. Rero ntekereza ko aho bikomoka ni ku muhamagaro w'Imana, niho bikomoka. Numva impano narayihawe n'Imana, yego, kugira ngo mbwire abantu ibyayo. Indirimbo ya mbere nayanditse muri 2013. Ndumva aribwo nanditse indirimbo ya mbere. Nari ndi kuyandikira abantu ku rusengero rumwe nasengeragaho, yari korali y'abantu bakuze, bansaba ko mbahimbira indirimbo, ndayibahimbira, bavuga ko izajya na studio, bihera aho ngaho nyine, ariko narayikoze ndayibaha. Naririmbaho gato kara karirimbo keza kavuga ngo Imana yo mw'ijuru urakomeye, uri Mana haleluya yo mw'ijuru urakomeye, uri Mana ishobora byose, niyo mpamvu rero tugushima tukakuvugiriza impundu kuko urabikwiriye gutyo gutyo. Ndabyibuka kera nyine umwana nyifite nk'imyaka 9, twajyaga twicara mu rugo kuno abantu batarama mu muryango, bakansaba guhaguruka ngo mbataramire, ngo mbaririmbire. Hari turimbo nyine twa kera, icyo gihe nari umwana, ntago nari naragira igihe cy'amahitamo kuvuga ngo narimba gospel cyangwa naririmba secular. Hari turimbo twaba Medina nasubiragamo, nyine twari tugezweho icyo gihe birenze igipimo, abantu bakishima mu rugo bakanezererwa. Papa kanambwira ati why not nta kujyana studio ku myaka yawe mikeya ugatangira kuri recording indirimbo. Akayimbwira nyine byabyeyi n'akazi kenshi, akabyibagirwa bikamurenga, ariko nkumva mfite iyo nyota yo kuba najya nanjye muri production, bikageramo nkasohora indirimbo nkayikora nyine ikaba yakitwa yanjye. Iyo spirit rero ikomeza kungumamo, n'ababyeyi bamotiva bava urashoboye, abaturanyi, najya kuri stage navaho abantu kuri performance, ubwo ni praise na worship, abantu bakavuga ati wow waririmbye neza, komereza aho ngaho. Ibyo bintu byagiye bimpa imbaraga no mu buryo bw'umwuka no gusenga, nkagenda mishurirwa ibindi bintu ko nshobora kugera na kure, Imana ibimfashijemo. Baho yewe gendubeho, yewe magufa yumakaye, yewe gendubeho, aranyitegereza imbabazi ziramusanga, ati gendubeho, ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi, uri uwanjye
ibyo ninjye ubivuze, aranyitegereza urukundo ruramusanga, ati genda ubeho. Mfite indirimbo iri hanze ariyo twavugaga Yesu wanjye. Nayisohoye umwaka ushize duhita tujya ku ishuri. Mfite channel yanjye n'undi yitwa Loneri Mutangana. Irimo iragenda ikura kuko ni igitangaza kuba wakora indirimbo ya mbere nta malink ufite akomeye, ukabona indirimbo ya mbere ukoze irebwe n'abantu bajya kuyingayinga 900. Kiba ari igitangaza. Iyo rero ni imwe muri contribution nagezeho n'Imana yamfashije, ariko saho nizerera gusa, nizera ko byakomeza bikanakura. Why not at international level? Nyine niko mva ntekereza. Murakoze cyane. Ni ibyo ngibyo. Mfite indirimbo ariko mfite n'izindi ndirimbo 12 ziri inyuma yo ndirimbo, aka Imana igiye imfasha nkabona ubushobozi. Sinzi nyine uko Imana ikora, nagenda nzikora. Ababyeyi nibo bafana banjye ba mbere rero ngira. Ndabyibuka iriya ndirimbo yanjye igisohoka, papa niyo yitabiragaho kuri telefone. Kumva umubyeyi bamuhamagaye ati yewe Yesu wanjye, nyine uba wumva nawe biguhaye ishema, nawe yayumva akavuga ati wow, contribution nziza. Mama mu kwandika aramfasha. Mama mu kwandika aramfasha. Management mfite yanjye ni umuryango, nibo bama ibitekerezo, nibo bambwira atakagahindure. Ubwo rero umuryango wanjye nibo bafana banjye ba mbere pe. Ndanabashimira cyane aho bari Imana ibahumugisha. Na famille kandi yose ishima iyo spirit ndimo, bifuza ko nyikomeza bikagera kure. Biba bitangaje kuko hari abandi bana mu miryango yabo bavuga kuririmba n'uburara n'ibindi, ariko iyo uri muri gospel ntekereza ko byisobanura neza, ntago ari uburara pe. Nshobora gusoreza. Murakoze. Hari indirimbo yanjye ivuga ngo mfite ibendera rya Yesu ku bitugu byanjye. Iravuga ngo mfite ibendera rya Yesu ku bitugu byanjye, yanemeye kwamamaza ishimwe rye mu mibereho yanjye, niwe mahoro yabababaye mu mibereho yawo, niwe byishimo byabababaye mu buzima bwawo. Yesu niwe mahoro, Yesu niwe mahoro. Yego. Indi wenda iravuga ngo ndagutumye mwana wanjye. Ni indirimbo iboneka muri la story ya Yeremiya. Imana imutuma ikamukoza ikara ku munwa ngo agende abwiriza amahanga, avuga ibyayo. Avuga ngo ndagutumye mwana wanjye, ndagutumye mwana wanjye, genda ubwiriza amahanga, genda uvuga ibyanjye. Yego. Wenda inzozi zanjye nuko nanjye nakora, nkaza nkashyira itafari ku byo nshoboye, nkashyira itafari kuri muzika nyarwanda by'umwihariko gospel. Nkakora ibitaramo, nkakora indirimbo zihumuriza abantu, bakongera kumva Imana iri kumwe nabo, bakongera kumva batari bonyine. Nkakora indirimbo yega abanyagihugu bakazimenya, donc ariko na international level nayo ndayikeneye. Mu ndirimbo zanjye mfite wenda zitazasohoka n'iz'icyongereza zirimo, umva ko ngerageza kuririmba indirimbo nkavuga tono et la réponse, kugira ngo na wa munyamahanga abashe kuyumva aze kuyisangamo. Rero nago nkora ndeba hano mu Rwanda gusa, wenda nubwo nta hantu ndagera hambaye, ariko nkora ndeba n'ahandi no ku yindi mipaka. Mfite inzozi ngari kandi zagutse. Imana nimfasha
nkakomeza kubona support y'abantu bakamfasha bakanshyigikira, ntago bikomeye, ni ukuyireba ugakora subscribe nkabona amafaranga yo gukora n'ibindi bintu. Ubwo rero nifuza kugera kure at international level but in gospel. Hari indirimbo y'icyongereza mfite yitwa Asante, ni icyongereza ariko yitwa Asante, ubwo naka Asante k'igiswahili nyine kajemo, hari igihe inspiration ifata umuntu nyine bikaza gutyo. Reka nkaririmbeho. Blessed be the name of the Lord from this time and forevermore. From the rise of the sun to its going down, Lord, his name is to be praised. Our Lord is above our nation. He's grew above the heaven. So is like Lord our God, who dwells on high. It is amazing in grace, and in God is protection, and the miracle of your God. Asante, Asante, there is no one like your God. Worship team, hari igihe nsura church runaka muri praise and worship nkabaridingira indirimbo zisanzwe zihimbaza Imana z'abandi, nkazikora abantu nyine bakakira ubwiza bw'Imana. Nubwo buryo nkoramo, ariko wenda nibinshobokera nzagura imikorere nkore nanjye ibitaramo, nkora ibitaramo, ku bitaramo byanjye nyine wenda mpamagara abantu, numira abantu, abandi baze tuvuga Imana. Yego. Hari indirimbo nkunda ya Patrick Nyamitari ivuga ngo ni Kristo niwe Mesiya. Uri Kristo ni wowe Mesiya, uri Imana we wabambwe, uri Kristo ni wowe Mesiya, uri Imana we wabambwe. Hari indirimbo ya Alpha Rwirangira ivuga ngo akira, ndayikunda cyane, nawe ahari ndamwemera cyane, nawe ni legend nemera, nawe hari ibyo mwigiraho biki. Akira Mana, akira amasengesho yacu, akira ibibazo bikomeye, akira indwara zananiranye, akira Mana, akira Mana, akira amasengesho yacu, akira ibibazo bikomeye, akira Mana, akira Mana, ikintu wenda navuga kindi, abantu bakomeze bakunda imiziki ihimbaza Imana, nayo birashoboka ko yatera imbere cyane ndetse igafasha n'abantu bakomeze bayumve, si yanjye ngenyine n'abandi wenda. Yego. Ikindi ndashimira abantu, ababyeyi banjye aho bari, ndabashimira, yabyongezeho byinshi bagiye bagira icyo batanga mu bushobozi bafite. Na ikindi ndashimira umuntu, hari umutipe ukizamuka nawe mu gospel, nako yabaye n'umustar, ariko yaramfashije kuri no ndirimbo,
yitwa Emivox. Emivox ahari Imana imuha umugisha. Ndashimira abantu bose bagiye bampa motivation, harimo umuryango, famille yose, ba tante, bakora buri kimwe kugira ngo ngire aho ngera mu bushobozi bwabo. Wenda ikindi nasaba abantu nyine Imana nabo ibakoreshe kugira ngo nabo badufate batumanaginge nabyo byakunda tugakora, kuko nyine muri iki gihe biba bigoye gukora nta management. Ubwo nibwo busabe bwanjye, wenda niba hari umuntu wazambona wenda akifuza ko yama support muri ubwo buryo tugakorana, nta kibazo, kuko nyine biba bigoye na management na label, nyine ari wowe wikorana, ntago biba byoroshye. Ndasaba nyine ubufasha abanyarwanda bari kumbona, ufite ubushobozi yamfasha. Ni ibyo ngibyo, bakomeze barebe indirimbo yanjye, bajye kuri channel yanjye Ronel Mutangana, bakore subscribe, like, comment kugira ngo nkomeze naguke. Bajye kuri Instagram ni Ronel Mutangana, TikTok, Twitter, hose ndiyo, wansangayo, wanyandikira tukavugana. Ugize wenda nk'ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi ushaka kumpa, yego. Telefone yanjye ni 0788 21 464 25. Hari akarimbo kavuga ngo nakoze ivuga ngo byose. Ni indirimbo isobanuye byinshi ku buzima bwanjye, kubera yuko nayihimbye bitewe n'ubuzima bwanjye. Iravuga ngo byose nabihawe n'Imana yanjye. Iravuga ngo byose nabihawe n'Imana yanjye, byose nabihawe n'Imana yanjye. Nuko nageragezwa, nzi ko mu kuboko kwawe harimo umugisha, naho ibyo ntuze byose byashiraho, nzi ko nyuma mwami wanjye uzanyibuka. Byose byose nabihawe n'Imana yanjye.